Yes, nkuko twabyemeje rero ku makuru ya Green Card Lottery 2025 of the US Department Visa Program. Hano rero turi kuri Department ya United States, aho ugomba kuba niba ushaka Green Card, hari amategeko, hari amabwiriza ugomba kugenderaho niba ushaka kwa applyinga Green Card. Nge mujye kwana muri video ni Celeste Mutabazi nk'ibisanzwe kuri channel yitwa Ikizamini TV. Ucyajya niba ukeneye amakuru nk'ayanga ya Green Card Lottery 2025 ugomba gukanda subscribe. Nagari itegeko, ariko niba uri interested muri iyi video ukaba ushaka kumenya amakuru ya Green Card, uko wakwa applyinga, uko wabona link ya application ya Green Card, nuko ugomba gukanda subscribe uyu munsi kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nk'ayangaya akugeraho ku gihe. Hanyuma rero hano turi kuri page ya US Department of the State cyangwa ku rubuga rwitwa travel.state.gov. uru ni urubuga rero batanga amategeko n'amabwiriza ku muntu wese ushaka kwa applyinga Green Card. Ese ushobora kurimo wibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, se igihugu merereyemo cyemera yuko nakwa applyinga Green Card, ese nibiye bitemewe, amategeko n'amabwiriza ngomba kugenderaho nayahe? Ugendeye kuri page yitwa Department of US, nuko ugomba kumenya yuko Department of the State annually administer statutory create diversity immigrant visa program. Hano ni amategeko n'amabwiriza agenga ku muntu ushaka kwimuka ndetse no kubona ubwene gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze kuri Green Card cyangwa kukitwa diversity visa program. Ubu ngubu rero menya yuko no cost register for diversity program. Ugomba kumenya yuko kwa applyinga Green Card nta giciro bigusaba, nkuko abatubuzi muri iyi minsi bateye bavuga ati duha amafaranga yangaya tugufashe kwa applyinga Green Card, abandi akavuga yuko bakorana n'ibigo byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Menya yuko ibyo ngibyo byose no kubeshya. Muri video nubwo nari kugaragara kuri screen, ahubwo ndaza kubana namwe muri ubu buryo kandi biraza kugenda neza cyane. Hanyuma Green Card rero hari amategeko n'amabwiriza Green Card avuga yuko banditse bavuga ngo banditse bagira bati mu gihugu icyo ari cyo cyose cyarengeje abantu 50,055 bakaviza berekeza muri Amerika mu buryo bwa Green Card, hano birahari. Hanyuma rero niba hari ibihugu byabonye visa zirenga 50,055 icyo gihugu, menya yuko icyo gihugu nago cyemerewe kwa applyinga Green Card. Hanyuma rero ugomba kumenya niba igihugu cyawe cy'u Rwanda, Burundi ndetse n'ibindi bihugu byose bidukurikira kuri channel, ukamenya niba wemerewe kwa applyinga Green Card. Ibi rero nibyo nje kukubwira muri video kugira ngo uze gusobanukirwa step by step. Hanyuma menya yuko visa application fee niho utanga amafaranga byonyine gusa igihe ugiye gukora ikizamini cya interview. Hari utubazo duke bagiye kukubaza, icyo gihe nibwo uba watanga amafaranga. Hanyuma rero kwa applyinga Green Card byo n'ubuntu, ahubwo ukeneye kumenya ngo igihugu cyanjye cyemerewe Green Card kuya applyinga. Niba kibyemerewe ni ibikisabwa kugira ngo na applyinge Green Card, na ya mategeko n'amabwiriza ngomba gukurikiza. Muri iyi video byose turabisobanura. Reba handitse subscribe, ukandeho, like kandi uze gusharinga iyi video kugira ngo ize gufasha n'abandi bantu bafite ibibazo nk'ibyawe. Application rero cyangwa ku muntu wemerewe gukora application kuri urubuga rwa diversity visa program cyangwa ni diversity visa state.gov. Hanyuma Department State distributed diversity visas among 6 geographical area. Hari department zigera muri department za leta zigera muri enye ku bihugu waba uherereye muri ibihugu bigera muri bingahe turaza kubivuga. Ntabwo wemerewe kwa applyingamo Green Card warahavukiye cyangwa ariho uri, ntabwo wemerewe kwa applyingamo Green Card. Kubera iki rero? Nuko umubare w'abantu binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banyuze kuri Green Card ugera muri 50,055 waruzuye. Niba igihugu rero ufite byaruzuye, menya yuko ntabwo wakwa applyinga Green Card ngo bikunde. Hanyuma rero niba uri mu gihugu cya Bangladesh, Brazil, Canada cyangwa ukaba uri umuturage wo muri Repubulika y'Ubushinwa, urugero ni muri Maryland cyangwa muri Hong Kong cyangwa Colombia cyangwa Dominican Republic cyangwa El Salvador cyangwa muri Haiti cyangwa muri Honduras
Honduras cyangwa muri Indian, Jamaica, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, Republic of Korea y'Amajyepfo, Venezuela na Vietnam, cyangwa ukaba uri umwenegihugu wa Marcus Sala cyangwa muri Taiwan. Hanavuze yuko niba uri muri Taiwan, muri ibihugu wenda muri Taiwan cyangwa Macau Sala, icyo gihe wenda we wemerewe green card, ariko muri ibihugu nka Bangladesh kugenda ukageza kuri Vietnam ntabwo byemerewe kwa applyinga green card kubera ibibazo bya politike cyangwa ibibazo by'uko hari abantu bapurayinze green card bagera ku 50,000 bakaba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe ntabwo wemerewe green card. Nibyo nababwiraga yuko green card kuyapurayinga muri iki gihe ni ibintu nyine bizasaba umugabo. Hanyuma niba ukurikiye igicano hoho tuzajya tugenda tubibabwira. Havuyemo Ubwongereza, ibindi byose ubu ngubu byakwapurayinga green card. Hanyuma rero hari ibisabwa rero, hari ibisabwa niba noneho utari kavukire muri ibihugu twavuze aho ruguru, icyo gihe wasaba green card bayiguha. Ahubwo ugomba kumenya ngo green card link yayo bayisohora igihe cyo ni ikibazo nakundaga guhura n'abantu benshi bagiye batandukanye, nuko green card igomba gufunguka uyu munsi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 cyangwa ku itariki enye, kuko link ya green card ibiri hagati y'itariki ya mbere n'itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. Hanyuma ikintu ugomba gukora ni ukuba stay tuned kuri icano kugira ngo link nisohoka tuze tuyibahereza mutangire mwa applying green card. Aya mahirwe kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nagucike. Nge ni Christian Mutabazi mwabonaga muri iyi video, nje kuba update z'ukuntu ibintu byose byifashe. Hanyuma reka dukomeze kubana umunsi ku munsi, kuko twaplodinga kuva saa 11 z'igitondo ndetse na saa 12 z'umugoroba. Hanyuma rero ugomba kuba uri stay here kugira ngo tujye tubana muri video za buri munsi, kandi buri video dushyira kuri icano iba ari ingenzi kuri wowe. Niba ukeneye amakuru nk'aya ngayo kwa applyinga, ushaka uri umunyeshuri, ushaka kuba ufite work experience igera mu myaka byibuze imyaka 2, hanyuma ushobora kuba warangije amashuri yisumbuye secondaire, nawe wakwa applyinga green card. Ikindi ukaba utarengeje imyaka 18 y'amavuko, nako ugomba kuba urengeje imyaka 18 y'amavuko, icyo gihe green card uba wayapplyinga bigakunda. Hanyuma niba uri munsi y'imyaka 18, iri tangazo rya green card ntago rikureba, keretse ahubwo usabye umuntu wo muri famille akapplyinga green card ufite iyo myaka akazakujyana, kuko icyo gihe uba uri umwana. Hanyuma rero ubwo imyaka ni 18 kuzamura, ukaba kuri umunyarwanda ho ni uruca abana ko abanyarwanda bemerewe rwose green card ku kigero cy'100%. Ikindi kandi ukaba urinda kimwe mu mico no mu myifatire, kandi kwa applyinga green card ugomba kubikora mbere kugira ngo uzatanguranwe n'iyi myanya, kugira ngo iyi mashini ikaraga ititamo visa yawe ya green card. Hanyuma rero ubwo ikibazo uza kugira uze kumbaza muri comment, kuko hano comment yari yose turayisubiza bitewe n'ikibazo. Ko wandika comment ufite ikibazo cyangwa igitekerezo ushaka kutugezaho, icyo gihe wagira. Hanyuma ushaka ko tubana muri application ya green card, ubwo dufite nimero ya WhatsApp cyangwa kuduhamagaraho ni 0729198324. Amazina ni Christian Mutabazi. Reka tuze guhura mu kanya tureba n'izindi video zigiye zitandukanye.